ndalia we njeno lila gakono yakulumile nani mubira ati nanga ntayinjorira ntagakombe kwezo funi zawe muzawe no mama yarandi nyuma nyine kabaho fo mu kivugo tubaho mama yarandi nyuma nyine atarambwira ati mwana wiva mu mazi dore ati ndarya wiva mu mazi dore agakono korokata kurya ngako imbere yawe ndamubwira ati wapi ntago navamo arambwira ati reka nze ngukurure arambwira ndamubwira ati hoya sinshaka izo ntoki zawe nanga ntagakombo funi zawe. Kongeye kubahereza ikaze bantu banje ba follower ba Depisi TV nkuko musanzwe mubimenyereye. Ni wa muhungu wanyu Mugisha Eric, twagarutse neza cyane my people hano imbere yanjye ndahareba umusore namwe murabona ukuntu yifunze ku kagofero irangofero ntago nzi ukuntu yitwa iyo ngofero yitwa yavuye Kongo buriya nayitoraguye hejuru y'ifiri koga ko nanjye naje mu nyanja. Yes, ngo bamwita bisuko ameze neza cyane ku gashanete keza cyane ka gold, nimba ndeba neza ga t-shirt kumweru kameze neza, afunzemo boku ameze neza cyane. Muri cya gice cyacu twahariye entertainment, uyu ni umusore bamwita bisuko, araza agiye kubibwira birambuye, atubwire niki aduhishiye. Yambwiye ko ari umukomediye, ubwo muri kiganiro birazagura ko ari umukomediye bitewe n'uburyo ari bwitware, hanyuma turebe niba koko ari umukomediye nyawe. Ikaze kuri Depisi TV bisuko. Murakoze cyane. Koko nkuko abivuze nitwa bisuko. Ibwira abadukurikiye nk'umukomediye nyawe. Nitwa bisuko amasara seseka mu kivo akayorwa n'ifi akazamurwa n'intoki za bisuko akiyorosa ibiganza bye. Nuko rero nuko nomotse. Womotse ute? Nomokeye hafi hariya nyine hafi yaho bita Nyamirundi. Nyamirundi ni? Nyamirundi no kuvuga ngo ni mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Nyabitekeri, akagari na Kantango, umudugudu no wa Ruhonga. Bivuze ngo niho kwivuko. Niho kwivuko. Hahoze umwami. Uri umwana w'ibwami. Fo. No kuvuga ngo nyine hari ukuntu nabaga kwijwi. Noneho nyine kubera ibintu by'ubukubaganye. Reba hano nta kibazo. Abantu bo kuri Depisi TV ntabwo babateye. Kabisa papa. Abantu nyine kubera ko abana bari abakubaganye nisanze mu kivu ndavuga ati ariko nayogere bwenene nshike Rwanda. Nayogere bwenene nshike Rwanda. Cyo ni kiri mu bwoko bivuze ngo ni igikongomani. Bishatse kuvuga ngo ndoga cyane kugira ngere mu Rwanda. Kuki se washatse ko gukagera mu Rwanda ntugume muri Kongo? Ntukate gusubira inyuma. Rwanda nayo ndukunda cyane. Buriya yuri umwana byanze bikunze ufite intumbero yo kuba ahantu kunzi. Je numvaga noneho kugera mu Rwanda ari uzi noneho kuba naroze. Ngatekereza ariko se ubundi ko maze iminsi 2 mu Kivu. Umunsi wa gatatu bizagenda gute? Ese koko amazi iminsi 2 mu Kivu woga? None ukuru nari imeze. Papa niko kwagundi nyine ifura yize. Wanyomoye nawe yabikubwira. Amateka. Wanyomoye. Wakomoye? Komora niki? Gukura umuntu mu mazi umushyira umusozi ku mataza. Yasanze byifashe bite? Yasanze mize fo. Yazanye nyine urabona kubera nomokeye hafi naho umwami yabaga, yazanye ibintu bita amase y'inka. Uyayoka. Arayazana nsiga hano ku mirundi, ibintu byari bimeze nabi byakaje. None amaze kunsiga ku mirundi nyine mbona hari komuka ibintu binini cyane. Abagati noneho harahiye. Ibyo byomukagaho ni ibicyugo? Ni amagaragamba. Wari wabaye nk'ifi muri make. Fo burundu. None byomutse nabwira ati se papa ibi ni ibiki biri kunyobokaho. Araseka nyine aranyorera. Noneho nyine ikindi kintu nyuma cyantunguyeho no kuntu naje kwisanga Kigali. Ubundi nzi ko nzagera i Kigali nose nyuze mu mazi tena, ariko nisanga i Kigali nyine uko nguko naje mu modoka nyine to. Waruzi none se waruzi ko amazi ava iyo ngiye akagera mu Rwanda? Nzi ko ava kwijwi akagera mu Rwanda nyine. Nzi ko u Rwanda rwose ari amazi. None nisanga i Kigali fo nyine cyo wabyakiriye uteze gusanga kuba icyo wari witeze atari cyo wabonye? Byananshimishije.
kuko nuko kuvuga ngo nimba iwacu kubona imodoka byari bigoranye nayibonyeho byihuse cyane nuko nisanga i Kigali gutyo. Okay. Wavumbuye ko ufite impano yo kuba umukomediye ryari? Ni igihe mama yambajije ngo imyazi yawe nani mubwire nti mama imyazi ni myinshi naje Rwanda naje sema Kinyarwanda cyonyine. Niho nyine mama yarasetse cyane ndavuga ati byanze bikunze nshobora kuba nifite mu impano. Bishatse kuvuga iki mu Kinyarwanda? Ngo nzajya mu Rwanda ngiye mvuga Ikinyarwanda cyonyine kandi wacu ari kwijwe nyine tuvuga ururimi rw'igihavu. Cyangwa amashi mu magambo. Okay. Ariko akaba ari n'akantu kamwe mfite buriya kuririmba nabyo buriya hari igihe bijya bizamo. Vuga uriya muri kamera nta kibazo kugira ngo yes. No kuririmba nyine nawe hari igihe bizamo mba numva nyine nzaba umuhanzi bikomeye cyane. Uba wumva uzaba umuhanzi? Uzwi. Bivuze ngo ntago uri umuhanzi cyangwa uri umuhanzi nuko nyine wenda ntaratangira. Urabona ushobora kuba ndi kumwe na Bruce Melody ukavuga ati wenda ese uyu ni umuhanzi cyangwa uyu si umuhanzi, ukavuga ati Bruce Melody ni umuhanzi ariko uyu ntago ari umuhanzi kubera ko wenda nta gikorwa ndashyira hanze. Bavuga ati iki gikorwa kirazwi, iki ni icya Bisuko cyangwa Sani cyangwa Ndarya, ariko akazina Ndarya ukumva unese undi ufite amazina angahe? Umbwiye Bisuko, Sani, Ndarya. Ngaho riri vuga amazina yawe yose uzi witwa cyangwa se wiswe. Nayo niswe se yes yose ayo nyina yose uvuze ko ari menshi cyane yambwire twumve. Yabwira abakurikiye The Peace TV kuryo ababyeyi banyise uko ishatse. None ngiye ku ishuri mwarimu arambaza kubera iki witwa ko ishatse gusa. None abana abanyeshuri ngo ntarabatizwa. Kubatizwa ntago ari cyo bivuze ahubwo navuga izina rye. None abwira ati nitwa Abraham. Mba nihimbye izina rya mbere ariko nyiri umwana nsubiye inyuma gato nyiri umwana nyine kumuntu bazana Nyabwerera. Nyabwerera ni iki? Suyo kabino biryo bazana bari ubunyano. Ubunyano nyine barabizana nyine kwa kundi umwana batangiye gushaka ibintu byo kurya nyine. Noneho nyine mpita navuga ngo nanjye Ndarya, bahita banyita Ndarya gutya, abantu baraseka naho gati burya yamana izakomeza papa. No se wari ubunyano ari weho baje kurira ubunyano. Wari ufite igihe kingana iki? Wari ufite imyaka ingana? Nari mfite hafi amezi ngo yari 9 niko mama ajya. Amezi 9 wari uzi kuvuga amana? Nyine amezi 9 tu ukuntu umwana yiga kuvuga data. None nge nize kuvuga Ndarya. Byadanje. Ukunda ibiryo se? Simbizi wenda bo tubana nibo babimenye. Urya nk'udusane tungaye? Wenda iyo nzu yajemo gakeya ni nka dutatu. N'amajya abiri. Ubabiryo ukabimara? Mu kiganiro cy'ubutaha ibiryo amasana 3 azabera n'amajya abiri uzabimara? Bizaterwa nuko nzaba naramutse papa. Nubago urya bitewe nuko waramutse. Ushobora no kubyuka ukarya isafuriya yose. Sana. Igihe nyine mba naramutse nawe kubera ko namaze igihe kinini mu mazi papa. Namaze igihe kinini mu mazi nyine. Ako mazi afite amateka ha. Manini cyane. Manini ubundi tugeranye ku nyanja niho nayibuka yose ngakubwira. Nibyo? Bisuko mwenyewe. Bisuko mwenyewe. Papa w'abasani. Wamubonye papa w'abasani. Sani ryaje rite? Sani ryaje nari ngeze mu Rwanda maze kuba mukuru ntangiye kwiga nyine. Hari abatipe bari bakiranda ground barambwira atari kumani ko tubona nyine wigira umustar wazaje tukumva ko unazi kuririmba. Tingewe ndi Sanimana. Ariko ubabwira tuvuga ati ndi Sani. Ubwo se Sani iryo zina riramutse rigufashe ntiwazarishwanira na Sani nyine wa mukobwa. No kuvuga ngo nge nitwa Sani P. Ubwo we sinzi irindi yongere. Se ni Sani P. Okay. Cheka wenda nimushaka ngo hana gapera to. Sani P uririmbiye njyana? R&B ngerayo. Rap nkagerayo. Na hip hop buriya nabwo nagerageza. Mfite indirimbo zingahe? Za audio cyangwa izo muri rusange indirimbo zose ufite? Ni 7. Ufite zingahe za R&B? Harimo 2. Rap? Iyo
hari yitwa ngo imbamutima. Iyo ni R&B. Hari n'indi yitwa ngo wisembura urwari. Wisembura urwari. Iyo ni R&B cyane ni gospel. Ni nyifata nka R&B kubera ko akenshi ntago hazamo ibintu byo guhimbaza Imana cyangwa kuvuga ngo yes. Indi ni umwana w'imihanda, indi ni tuyirwanye. Izo ngizo inki turwanya sida. Noneho izindi ntago nzibuka neza. Tujye gufata iminota nk'itatu yo kugenda dukubita akapera kuri buri ndirimbo yose wibuka. Iminota nk'itatu. I'm ready. Urumva? Yes. Twagiye tuyirwanye. Yes. Okay. Ubuzima turimo dukwiye kurandura sida nituyirandura n'umusinge w'iterambere. Komeza uyirwanye nta bunebwe nituyirandura ni igisenge cy'iterambere. Yewe waruheriwe utumariye abacu, tutanye nk'urubyiruko turandura iki cyorezo kitumariye abacu. Tujye ku gahigo guhiga amafesa, tujye ku gahigo guhiga amapesa, tuzane ifaranga turandura iki cyorezo nk'urubyiruko dufatanye nk'abasani. Tujye kuri iyo ni tuyirwanye. Tujye kuri umwana w'imihanda. Mpagaze imihanda amasaha nk'aya ngaya, saba nuzuye umwanda mana nkura imihanda kuko nuzuye umwanda ninjye mwana w'imihanda. Usyaga buri kanya sinduta kuva imihanda, niyo haba mu masaha y'ijoro sinjya ndyama, ndarasyaga nurira ibipangu buri segonda iminota bose bansyaga. Okay, sorry. Okay, nta kibazo. Indi imbamutima ya. Okay. Mukunzuri zabo kifuza cy'umutima, ndagukunda tuzabana kugeza mu busaza, ndagukunda ninjye nawe. Nta wakunkura imbere no. Nta wakunkura imbere no. Je uranzi ndakuzi ntacyo nakubeshya mbese byose urabizi. Bavuga byinshi byo kudutanya gusanya inkunda uburyo uzo nsanga museko nziza izira uburyarya, ndetse na kwa kundi ujya ubaca amazi. Kiroto cyanjye ni wowe ubarenze, iniga zanjye zimbaza byinshi ngo ni kuki nkangu nazeretse irembo nuko nasanze ibyo zishaka. Nta mutima ukunda ibyabona ako kanya cyane ko batazi uwo mbarutije. Nicyukiraga uwo mwari ni hatari, niwo mbona ukwiye kunderera abanjye. Bebe esa hurura byumvute mukunzuri zawo kifuza cy'umutima, ndagukunda tuzabana iteka niteka, ndagukunda ninjye nawe. Nta wakunkura imbere no. Nta wakunkura imbere no. Je arankunda nyereka ibyahacu hazaza, nzamukomeza kugeza mbaye umusaza, n'abadupinga nzi kuwo munsi bazaza. Iyo silence ni wigeze unteza abarezi, ereganya ngufata nk'umurezi w'ibirezi. G uri telefone nge nk'abarezo niga. Uri telefone nge nk'abarezo kabisa. Ngibyabo nako kanya ni ibiki? Byabo nyine ni ibiki washatse kuvuga? Ni ibiki washatse kumentioning? Kuvuga ngo urabona iyo ufite umukunzi hakaza sireye ziza zikwataka, baba bashaka nyine ngo bahaka pesa bigendere tu agapesa. Bahaka kubuta nyine bigendera, ariko nyine ntabwombo we kubera ko nyine aba yashaka urukundo ofo araza nyine agakwa. Nagize ni kabwombo bwombo. Bwombo nta yibirimo. Ntayo. Okay. Barakurabureza cyane. Bisuko. Bisuko ryaje rite? Bisuko no kuvuga ngo nayo nisukishije. Noneho umunsi umwe mpora n'umupeti nyine arambwira ngo salama bisuko. None muri karitsiye nyine nibwo bari bwa mbere bari babonye umujama wisukishije. Ubwo ni heho? Ne pfo nyine za hafi za Nyamirundi nyine ngira ngo urahomba. Kuko abashiburiya dukunda nyine kwisukisha bya danje. Kubera ko nyine arambwira salama bisuko. Ati salama papa, ariko ryo mba ndiparitse sinarigitaho cyane. Ejo bundi nyine nibwo numvisha akantu nari mbonye ikiganiro cyawe na yakamwana. Aho gatari ko twahindura izina. Ubundi ngahita nshyiramo bisuko ari cyo byantwara.
navuga ati reka byanze bikunze kiremo bisukoto nibwo nacaga nguhamagara nyine mpita nakubwira ngo ni ibisuko burankunda gukurikirana ibiganiro byawe na yakamwana byiza cyane twagiye ku ndirimbo yawe yindi yitwa wisambura urwari ishatse kuvuga iki gusambura urwari ni ukuvuga ngo iyo nashatse sinanayiririmbaho kuko irasobanutse ni ukuvuga ngo ni kuno umukobwa akuramwo inda nkaba narindi ntakuremwo inda kugira ngo ntazi umwana urimo igihe azavukira cyangwa icyo azaba cyo wisembura urwari cyangwa urutwike ntuzi ikirurimo rurema niwe ukizi wigora abantu wihushya abantu rega mukobwa tuza mwari w'u Rwanda tuza wisembura urwari cyangwa ngo urutwike kuko utazi kirimo kizwi na nyiribanga no ntago yakopera papa ntago yakopera nuko uvuga ngo nuko uvuga ngo aho ngaho waba ntago nashishura papa umuntu nkanjye wapi niba ninjye uyandikira mbere nyine nagiraga intege nkeya zo kwandika ariko ubu ngubu nsigaye nshiri ku buti nkajyaho nka digitatu avuga ati byanze bikunze hari umunsi umwe nzajya studio ngatwika wumva se ibintu wumva intego yawe ari iyihe mu buzima muri kariyeri yawe muri kariyeri yanjye ni ukuvuga ngo ni ugukora umuziki hari ukuntu nyine umuntu akora umuziki akaba akina agatwiko gusa cyangwa akosine n'ubyo uvuga ngo ni ukurya abana ariko njye ntago nabanje kurya abana ahubwo nabanje gukora akazi tu nabanje kuvuga ngo ni nka kwa kundi nyine ushobora kuvuga ngo ufite umwuga runaka ukora nta wundi ubangikanya naho nicyo kintu cyaba kinzanye muri music nyirizina cyangwa mu handi hantu hose naba ninjiye mvuze ngo ntangiye gukora ikintu runaka kimenyekana ku munyarwanda wese no kwihesha agaciro nk'umunyarwanda ubu namaze kuba wanyawe kuko mfite n'ibyangombwa byawe nyine to byagezeho nyine n'umuryango wanjye urahaza hahandi nyine hashya koko noneho mu birere burundu Mr. Bisuko Sani papayi papa biryo umwana w'umushi w'ibushi nyabitekere ushaka kutukubitira imirongo mu gishi muri rwa rurimi rwawo nyine wahoze utubwiye cyane guheba ibere birabane nanimba simire embyino z'u Rwanda zinunile bantu hey nanimba simire embyino z'u Rwanda zinunile balola aricyo kirimo nako kibaho papa ibintu n'ibyo bisobanuye emyazi yeru bivuze iki amakuru yanyu nabashimye cyane imbyino zo mu Rwanda zinyura benshi kandi ziranabaryohera papa biravugitse muyomba aho kantu numva giye karyoheye nta wundi murongo ufite utari uwo muri icyo kirimi muri rwa rurimi nyine nshyira mu rundi rurimi muri rwa rurimi ariko ukarekubita indi mirongo itari imaze gukubita itari iyi gurhe bibere birabane gurhe bibere binjabe gurhe bibere nashika Rwanda nshikele lone nanje mfikire Rwanda nikele weno nanje nkore muziki muyumvire ibyo nari nadesha amahavu yemweru kapela papa bisuko mwenyewe aratwika ko papa bisuko no ese urwo rurimi rwitwa ngo iki hari ni igihavu kivugwa n'abantu cyangwa amashi ni abantu bibushi nyine bavuga ubundi urabona muri Kigali hari igihura n'umujyama nguriya n'umushi ariko nago umushi wanyawe ninjye mu kirere abandi bose saba barabeshye kubera ko baturuka icyangugu nyine nguriya n'umushi nge ndi umushi wanyawe kandi ndagushakira umushagu gukosore papa no dore akantu nifuza uzamuzana yakamwana nyanumva yivugisha utuntu kuntu maringa yakamwana yakwica yakamwana uzamuzana uziringara se ringara
wenda ashobora kurivuga nkamusubiza ariko hari ukuntu nyine umuntu atabaza ikirimi cyane ariko aje ku bintu by'iringara wenda nkamukubita akantu ko mu mashinaki ahita avuga ati noneho nubanga amashi urashaka amashi azahangana n'iringara fo narinzi ko umuntu waciye muri Kongo narinzi ko wenda n'iringara hari akantu uziho wenda ni nkuko wenda umuntu ashobora kukubwira ngo yumva icyongereza ariko ntiyakikubwira umuntu ashobora kukubwira ntubashe kumusubiza ariko ukumva icyo nkumva icyo nkaba namusubiza mu kinyarwanda cyangwa mu mashi cyangwa wenda nkamusubiza mu giswahili n'umuntu mu gishi isaha igashira cyane dutera agastori mu gishi agastori uzi ku buryo abantu bazi igishi bazandika muri comment batuye umuntu arabizi cyangwa ari kudutuburira story ariyo yose ushaka wenda yuzi itari bumara umwanya munini okay mwazukire na sike Rwanda nalola basoda bafitire bagwere umutekano gukajije nani nsimile Abanyarwanda bose mbasimile bwenene mbasimile kweli gasobanuye icyo papa ngabwira urageze mu Rwanda abasirikare urumva ngo rwose ndashimira abasirikare k'umutekano mu Rwanda k'umutekano baranje fo urumva nabimenye urabimenye okay ngenda ndashaka kuntera story tuvuge nk'akantu kaguyeho nko mu bwana urumva harimo ukuntu kera urumva harimo ukuntu wenda wagura iragiye nk'inka wagiye nko kuvoma nyine hakaguma nk'akantu k'agakoryo kakubaho ndashaka kumbwira nk'akantu waba wibuka kakubayo tuvuge n'urugero no kuvuga ngo kurya ubunyano wese uvuga ngo nanjye no kuvuga ngo ndarya ushaka kudutera agastori kameze nk'uko bakatubwira mu gishi ku buryo umuntu uzi igishi neza azajya muri kometa batushatse utipe ntago abasha ari kutubeshya ntago yari igishi cyangwa akaba tuyumvira marabasha nagiye ku Kivu ndi kwitaza nyine gutya tujya amatobo mu mazi bita gakonokono okay bitubwire mu gishi rwa Mungu najiro shinji o mashinji nalole gakono mama alo nyuma yeru asemari ndaliya we njeno lila gakono yakulumile nani mubira ati nanga ntayinjolila ntagakombe kwezo funi zawe muzawe fo isobanuye iki no kuvuga ngo nagiye ku mazi nicaye kwitaza mbona agakonokono mu mazi agakonokono nagasimba nyine gakurura igicucu cy'umuntu akagenda noneho mama yarandi inyuma nyine kabaho fo mu Kivuga tubaho mama yarandi inyuma nyine atarambwira ati mwana we va mu mazi dore ati ndarya we va mu mazi dore agakonokono katakurya ngako imbere yawe ndamubwira ati wapi ntago navamo arambwira ati reka nze ngukurure arambwira ati ndamubwira ati hoya sinshaka izo ntoki zawe nanga ntagakombo funi zawe cyo binari muzawe call him bisuko ndarya sani ndetse n'ayandi mazina menshi cyane ngira ngo murabibona yadususurukije ya papa namwe mwakoze cyane mugende mwandike muri comment mumbwire ndabasaba mumbwire nimba iki kintu ari igishi cyangwa yantu cyangwa abantu wese nzongera kwakira kuri DPSTV njyewe ntago tubura papa kandi no kuvuga ngo hari ukuntu nyine umuntu wenda yaba yiyaminiya ese we urumva niyaminiye cyangwa nakoze ibyonzi ya nabaga muri groupe bana bakajya twakoze umuhuro kubera njyewe ariko sinzi aba bantu nyine baba bashize muri comment ntibayoke ko ndumushi reka tuze kubireba n'ibisuko nkuko mubibona kabisa yadususurukije yatubwiye ku mpano afite yo gusetsa atubwira
ku rurimi rwe rw'igishi avuga ati ninjye shefu w'abashi Kigali mu kirere cyane abandi bose barabeshya babita ba mushi ariko saba nje ndi mushi igishingo kimurimo cyane. So yatubwiye ku ndirimbo ze, yaturirimba indirimbo ze zigera muri 3, yaduhaye akapera ngira ngo mwamwumvishije. Nimba mubona ari umuntu ukora ibintu azi muraza tuzabibona muri comment tuzabireba. Tukaba tugira ngo ndashaka kubaza ikibazo kimwe cya nyuma, aricyo cya nyuma mu magambo makeya tubwire intumbero yawe ni yihe muri uyu muziki, ese wumva ushaka kugira ku yihe ntego, ese uramutse ubanye umuntu wagusapotinga ku mpano yawe ufite wumva wakigaragaza gute, wabyakira gute mu magambo make cyane? No kuvuga ngo cyambere ni umuco na discipline, ibyo byo ndamuhamiriza ko wenda ni ikintu niyiziho nawe tubana bakinzeho. No kuvuga ngo mbonye uwo muntu unsapotinga inzozi zanjye burya Imana yabiri kumba hafi bikomeye birenze uko yabindi hafi. Intumbero mfite mu muziki no kuvuga ngo nyine no kuba umuhanzi uzwi kandi ukora ibintu bisobanutse ushimisha Abanyarwanda. Nkaba wenda bavuga ngo inkunga runaka ngo ikenewe aha kubera ko wenda umuziki harahongejeje hanavuga ati byanze bikunze nanjye natangira abantu 3 mituweli. Mba numva nje umuziki nkugezemo neza abantu ndumva banumva mfite iyo ntumbero tu. Gahunda nziza rwose yatangira abandi mituweli. Nifasha nawe warafashijwe. Ngaho gira message yereza abantu bakurikiye The Peace TV. Icyo nababwira nuko burya nta ukundwa na bose kimwe nuko nta wangwa na bose. Ndarya mureba uyu mwenyewe bisuko munyizere nge mbafitiye akantu kameze fresh wanene byadanje mu kirere apana andi mutekereza mu kirere papa. Cyane bisuko murakoze cyane namwe. Reka tugushimire ko wabashe kuje kuza imbere ya kamera za The Peace TV. Namwe ndabashimiye kabisa. Abakurikiye The Peace TV aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari muri Afrika, mu bihugu by'abaturanyi, mu Burundi, Kenya, Tanzania, muri Amerika, muri Aziya ndetse no mu Burayi, mwese turabashimiye cyane ko mudukurikira. Tubabwira ngo niba utarakoze subscribe hesha satani mukoze isonari cyane. Ubwo umukandagiye ku mutwe urabona kuntu Yesu ukore subscribe kandi no kuri karakazogera kugira ngo tuzajye tubana 5 kuri 5 ibiganiro byacu bikugereho ku munsi. The Peace TV turabakunda cyane. Ciao ciao.